Ndagusuje kandi nkwifurije kongera kugira ibihe byiza mukunzi wacu ukomeje kubona natwe no kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nizere kumeze neza. Nge nitwa Theophile Byukusenge gutegurira kino kiganiro nkaba ngiye kukikugezaho mu ijwi rya Theophile Byukusenge. Nyemeruzo tubane gukunda muzika, wo muhanzi, wo muririmbyi, mwebwe mukunda kuririmba, uko byamera kose turaza gusubizwa uko bimeze kose. Reka nizere ko umeze neza. Akenshi na kenshi twumva kino kiganiro cyadufasha kandi kikagira aho cyatugeza naho cyadukura muri rusange. Nge nitwa Theophile Byukusenge bagutegura kino kiganiro nkaba ngiye kukikugezaho. Guhaye ikaze. Akenshi na kenshi uganira n'abantu bakunda muzika cyangwa se bazi neza icyo muziki kuri bo umaze, bakubwira ko bawukuye cyangwa se iyo mpano bayikuye ku babyeyi babo, inshuti zabo, ndetse benshi bakavuga ko hari icyo baba bazi kuri muzika. Ariko se kimwe mu byo ugomba kumenya kuri muzika cyaba ari ikihe? Wabikora bivuye ku mutima, guhora kandi bwawe cyangwa se muri wowe, kuririmba, ukora imyitozo. Ibi nimwe kandi mu bintu byagufasha kuba umuntu utanga umusaruro muri muzika. Niyo ntero yacu cyangwa se niyo nyito y'ikiganiro cyacu, kuko ngenda bigara ko umunsi ku munsi uko bukene uko bwije. Ngo ikaze. Nge nitwa Theophile Byukusenge. Iyi nkuru kandi ije ikurikira indi twabagejejeho ubushize, aho kandi nababwiye ko abantu bose bakora muzika bari bakwiye kandi kujya bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, kuko kandi Imana ariyo yonyine yaremye umuziki. Muri kije kandi cya kabiri ndaza mbabwira ibintu bitanu byagufasha kuba umunyamuziki utanga umusaruro. Ari nayo mpamvu naje mbategura kino kiganiro kugira ngo tujye dukora ibyo tuzi cyangwa se ibyo twumva kandi tubitangira umusaruro. Amajoro turara, amanywa twirirwa dushakisha ibyatuma umuziki uteza imbere cyangwa se umuziki ujya mbere, cyane cyane wo kuramya no guhimbaza Imana. Nibyo twirirwamo umunsi ku munsi. Nge nitwa Theophile Byukusenge. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ugomba gusobanukirwa neza intego n'impamvu uri mu muziki cyangwa se icyatumye ugera mu muziki. Ni ikintu cya mbere kandi mu kuba umunyamuziki utanga umusaruro, no gusobanukirwa neza intego n'impamvu y'umuziki. Ni ibintu kandi byumvikana ko udashobora gutanga umusaruro mu kintu runaka cyangwa se mu gihe utazi intego yacyo n'impamvu yacyo yo kubaho kwacyo. Intego y'umuziki kandi ni uguhesha Imana icyubahiro, nkuko kandi nabivuze kera cyose mu biganiro ngenda bagezaho. Intego yawo ni ugufasha abantu mu kuramya no guhimbaza Imana, ndetse no gusakaza amahame y'ubwami bw'Imana, afasha abantu gusingiza Imana ndetse agakiza k'ubugingo bwayo komeza kagasakara hose. Intego y'umuziki kandi si ugufasha abantu kwidagadura gusa. Birabaje kandi kubona hari abakristo benshi cyane barimo n'abanyamuziki cyangwa se abaririmba gospel ndetse n'abayobozi b'amatorero n'amadini atandukanye bafata indirimbo za gospel nk'ikintu gihari kugira ngo kandi gifashe itorero kwidagadura. Intego ya muzika kandi ya gospel ntabwo ari ugufasha itorero kwidagadura cyangwa se idini kwidagadura, ndetse no kurifasha kongera kuzamuka, cyane ko hari abakristo cyangwa se hari abizera babyutswa n'indirimbo nk'uko bazikunda cyangwa se bitewe n'uburyo zibafasha. Icya kabiri, ugomba kumenya aho ubarizwa muri muzika. Icyiciro cyose waba urimo ugomba kumenya ko mu baririmbyi harimo ibyiciro bitatu, ndetse bishobora no kuba 4 cyangwa 5, ariko ingenzi akaba ari 3 byonyine bigaragara cyane cyane mu bantu basanzwe bakunda kuririmba ndetse banaramya, ndetse n'abahanzi. Biriko kandi sobanura neza itandukaniro riri hagati y'ibyo byiciro uko ari 3. Nagira ngo kandi mbanze neza mvuge icyo ibyo byiciro byose uko ari 3 bihuriyeho. Icyo bihuriyeho ni kimwe, nuko bose baba baririmba, ndetse twabita ko bafite impano yo kuririmba, abanyempano ikomeye cyane itarigeze ihabwa uwo ari we wese. Umupasitoro cyangwa se umudiyakoni cyangwa se umwizero uwo ari wese ni impano aba afite, ariko kubimenya ko afite impano ugasanga bigoranye cyane. Abahanzi ni abanyamuziki kandi baba bafite impano yo kuririmba ndetse no kwandika indirimbo zabo kugeza zishizwe mu bikorwa cyangwa se zishijwe mu majwi, mu mavideo ndetse n'ibindi bigaragara bituma twese twumva indirimbo tukazibona, tukazikunda, tugakunda nyirazo, ndetse zikatwegeza hafi y'Imana. Abaririmbyi ni abanyamuziki kandi baba bafite impano yo kuyobora abandi bantu mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Aba bakwiriye kandi kuba mu matsinda y'abaramyi, worship team. Abaririmbyi kandi ni abanyamuziki kandi baba bafite impano yo kuririmba gusa. Abakwiriye kandi kuba mu makorali cyangwa se mu makoraniro, kwihuza ndetse no guhuza ubumwe kugira ngo ya majwi yabo cyangwa se za mpano zabo zihurizwe hamwe, maze zitanga ikintu kigaragara kandi cyiza
bityo umenye umwanya wawe urimo. Ikintu cy'ingenzi cyane kandi umunyamuziki agomba kumenya neza aho abarizwa hagati y'ibyo byiciro uko ari bitatu. Kutabimenya byatuma abaho yangiriza umwanya w'ubuzima bwe bwose, ndetse akanaba umuntu uteza ibibazo. Kuko kandi igihe cyose ukora umurimo w'Imana mu rwego rwa domeni cyangwa se impano yawe udafitemo ubushobozi cyangwa se udafitemo impano, uba kandi wangiza igihe cyawe ndetse unateza ibibazo muri urwo rwego waba urimo cyangwa se muri icyo cyiciro cyose waba urimo. Nyiri kuri iyi ngingo kandi nagira ngo mvuge neza ku kintu cy'ingenzi cyane ku bakunda umuziki. Ntibivuze ko kandi ko hari umunyamuziki, hari abantu benshi cyane binjira mu murimo wo gukora umuziki kandi nta mpano babifitiye cyangwa se nta bushobozi babifitiye, bigatuma kandi babaho ubuzima bwangiriza igihe cyabo cyose nk'uko nabivuze ruguru, ndetse bagatuma aho baba bari cyangwa se karitsiye cyangwa se ibyo bakora byose bakora umuzika itagira akamaro. Yakabaye kandi igira ikintu cy'ibanze cyane, kuba yaragize akamaro ndetse no kudata umwanya w'ubusa. Ufite impano muri muzika kandi ni ukuba kandi uzi kuririmba. Niba kandi utazi kuririmba, udafite ijwi ryiza, ntabwo kandi uri umunyamuziki. Nubwo kandi waba ubikunda cyangwa se wabikora cyane, ntibivuze ko uri umunyamuziki, ahubwo bituma uba umwe mu bakunda umuziki. Birumvikana ko kandi twese, yaba abafite impano yo kuririmba ndetse n'abatayifite, tugomba kandi tukaririmbira Imana, ariko twese ntitugomba kwinjira mu murimo w'uburirimbyi. Ko abanyamuziki kandi baba bafite impano yo kuririmba, nibo bonyine kandi bafite kwinjiramo. Iki kibazo cy'abantu binjira mu murimo wo kuririmba cyangwa se mu murimo w'uburirimbyi kandi badafite impano yo kubiririmba cyangwa se yo kuririmba cyangwa se yo kuramya, kiri ku ntera yo hejuru cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose. Hari amakorali, hari amatorero menshi cyane usanga mu makorali yabo umubare munini w'abantu badafite impano yo kuririmba uri hejuru cyane kuruta kure cyane aba bafite impano yo kuririmba. Aha usanga nko muri makorali abantu benshi barenga 50, abarenga 10 bonyine na 5 ari bo bafite impano yo kuririmba, nyamara abandi bose badafite impano yo kuririmba. Ndagira ngo kandi nshishikarize abantu bose bari mu murimo w'uburirimbyi, bari mu muzika kandi nta mpano yo kuririmba bafite, gushakana umwete ndetse n'ibindi byose bakora kugira ngo umurimo w'Imana aho bafitemo inshingano cyangwa se bafite impano bahashake, kuko hatari mu muziki cyangwa se badakwiye ko bakomeza guta umwanya wabo busa. Nubwo baba babikora babikunze ariko nta mpano babifitemo, ni byiza ko igihe cyose washaka impano yawe, haba mu gutanga amafaranga, haba mu gukora ndetse no gukora icyatuma umurimo uzamuka kugira ngo ibi byose bijye kure. Icya gatatu tugomba kumenya, gukora muzika ubivuye ku mutima cyangwa se kuririmba ubikuye ku mutima. Ikintu cya gatatu kandi mu kuba umunyamuziki utanga umusaruro ni gukora umuzika ubivanye ku mutima. Gukora umuziki cyangwa se gukora muzika ubivanye ku mutima ni ukuramya Imana ubivanye ku ndiba y'umutima wawe. Utaba ugupfa kuvuga gusa amagambo aramya Imana, ariko ukomeje mu byo uvuga. Ni ukuba kandi ukomeje ndetse mu byo uririmba, atari ugupfa kuririmba gusa. Ni ukwandika indirimbo wivanye ku mutima, nabyo byagakwiye kuba uko, atari ugupfa gushyira hariya gusa cyangwa se gushkoragura gusa, kwandika amagambo mu mutwe wawe kuba dukoresheje iri jambo. Ni ukugira ngo twumve neza icyo dushaka kumvikanisha amagambo runaka hamwe. Kugira ngo ukore indirimbo ya gospel, ugomba gufata umwanya ukabisengera, kimwe mu bintu kivunnye cyane ko uri ari we muhanzi. Ikindi kintu cyo gukora muzika wivanye ku mutima kigira imbaraga cyane, mu buryo kandi indirimbo itagira ari nziza cyane uwo ari wese akayikunda. Indirimbo ya gospel kandi bifite impamvu cyangwa se motivation nziza cyane nyuma yayo, ndetse n'abayiririmbye bakabikora ku mutima cyangwa se bikava ku ndiba y'umutima wabo. Ikindi kandi nuko kandi hari indirimbo zimwe zitari za gospel usanga kandi zihindura ubuzima bw'abantu burenze cyangwa se bw'abantu benshi cyane. Indirimbo kandi nyinshi za gospel kuko ba nyirazo baba barazanditse bakaziririmba bafite impamvu, motivation cyangwa se bafite aho byavuye, impano nziza cyane ndetse bayivanye ku mutima. Ingero natanga n'indirimbo nyinshi zitandukanye twavuga
ziramye no guhimbaza Imana. Niba waba ufite kandi impano yo kuramya no guhimbaza Imana ku rwego rwo hejuru cyane, nturushaho kandi kuba umunyamuziki utanga umusaruro mu gihe udakora umuziki ubivanye ku mutima, kuko ari Imana n'abantu bose bakorwaho n'amagambo avuye ku mutima ndetse anyuzwe. Icyaka ugomba kumenya guhorana itoto mu buzima bwo mu mwuka no kuramya no guhimbaza Imana. Icyo ni kimwe mu bintu ugomba kumenya. Ikintu cya mbere kandi mu kuba umunyamuziki utanga umusaruro ni uguhorana itoto mu buzima bwo mu muzika cyangwa se bwa muzika muri rusange. Kandi guhorana itoto ni ubuzima bwo mu mwuka, bigizwe kandi n'ibintu bibiri: kubaho ubuzima bwejejwe mu buryo bwose buhoraho, ndetse no guhora utunganiye Imana, ndetse no gukorera mu mavuta cyangwa se gukorana mu mwuka mwiza mu buryo buhoraho. Kubaho kandi mu buzima bwejejwe mu buryo buhoraho by'iteka ryose. Imana ikoresha kandi umuntu ugendera mu byaha kandi ntishobora no kunezezwa n'ibitambo byo kuramya no guhimbaza Imana bituruka ku muntu ubaho ubuzima bw'ibyaha gusa. Ugomba gukorera Imana kandi ubikuye ku mutima. Zaburi ya 24 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara hera? Ninde ufite kandi amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahire ibinyoma? Kubw'ibyo kandi kugira ngo ubashe kuba umunyamuziki kandi utanga umusaruro, ugomba kuba kandi ubuzima bwejejwe mu buryo buhoraho by'iteka ryose. Ariko kandi ugomba gusobanukirwa neza impamvu ukwiriye kubaho mu buzima bwejejwe mu buryo buhoraho by'iteka ryose. Ukugira kandi ngo Imana ibashe kugukoresha ahubwo ari ukugira ngo ubone ubugingo buhoraho, uzakire kurimbuka. Gukoreshwa kandi n'Imana kubaho mu buzima bwejejwe mu buryo buhoraho bigomba kandi guturuka kuba kandi warabayeho mu buzima bwejejwe ndetse bunejeje Imana ku buryo buhoraho mu rwego rwo gukiza ubugingo bwawe ndetse n'ubwa benshi. Gukorera mu mavuta cyangwa se gukorera mu mwuka mwiza, kuko kandi umuvugabutumwa umwe wa hano mu Rwanda cyangwa se undi mukozi wari wese w'Imana yakoresha imbaraga ze zose kugira ngo ashake Imana ndetse no kurarikira abakristo kongera gukorera Imana. Bakeneye gukorera mu mavuta, bakeneye kuvugira Imana mu burinzi ndetse no mu mwuka mwiza, kugira ngo kandi abashe gutanga umusobanuro neza mu murimo w'Imana, ndetse akore n'ibishoboka byose kugira ngo umunyamuziki nawe agombe atanga umusaruro mu bikeneye byose. Agomba nawe gukorera Imana ndetse kugira ngo abashe kuzahura cyangwa se abashe kuzamura imbaraga nziza kandi itanga umusaruro. Abanyamuziki kandi bakwiriye gushakana Imana umwete biciye mu gusenga, kugira ngo kandi babashe kubona amavuta cyangwa se kubona imbaraga. Ijambo dukoresha amavuta bataryumva cyangwa se badashaka kurisobanukirwa, ni ijambo twifashe kugira ngo umuntu wese abashe kumva neza ijambo amavuta. Iyo umuntu yisize amavuta cyangwa se abashije kwisiga, asa neza ndetse mu byo akora no mu byo avuga ukabona ko ari umuntu usa neza. Niyo mpamvu iri jambo amavuta ari ijambo riremereye cyane, nawe ugomba kuriha agaciro kugira ngo tubashe kuyoborwa n'ukuri. Babandi batubona ibyo tuvuga n'ibyo turirimba bibashe kugendera mu kuri ndetse no mu nzira y'agatangaza itangaza benshi ndetse itanga umusaruro. Umuhamagaro wabo nk'uko twakomeje kuba tubivuga, bakwiye kugenda bubahiriza iby'Imana ishaka mu bwami bw'Imana. Ariko kandi ikibaje nuko kandi abenshi cyane muri bo batabikora bityo cyangwa se batabikora batyo, bigatuma kandi baba abanyantege nke cyane mu muhamagaro wabo. Bibabashe kandi gutanga umusaruro. Birabaje cyane kandi kubona abenshi cyane mu banyamuziki ba gospel batagira ibitekerezo byagutse, ndetse ni gake cyane ushobora kubona kandi indirimbo ya gospel izana impinduka ikomeye cyane mu gice runaka mu buzima bw'igihugu runaka cyangwa se mu buzima bw'umuntu wa wundi washajwe, usibye kumva ko ayirimba nk'umunezero we. Ibi byagakwiye kuba tubikuye ku mutima. Inyinshi mu ndirimbo kandi za gospel usanga zigira akamaro cyane ku bantu bo mu itorero gusa, kandi twe nk'abakristo duhamagarirwa kandi kugarura ubwami bw'Imana igihe cyose
biciye mu ngeri zose z'ubutumwa bwiza tw'abadutanga, haba mu kubwiriza, mu kuririmba ndetse no mu gukora imirimo yo muri iyi si. Matayo 28:18 ndetse na 20. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru, nuko mugende kandi muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'umwuka wera, mubigisha kandi kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Twe nk'itorero kandi rya Kristo, nitwe kandi dufite ibisubizo by'ibibazo byinshi cyane tugomba kugira, ibitekerezo kandi byagutse cyane benshi tukabigaragaza, tugaharanira kuzana impinduka muri sosiyete kubw'icyo dukora cyangwa se ibyo twahamagariye, tukagarura icyubahiro cy'Imana. Ikindi kandi kibaje cyane cyane kurushaho nuko kandi usanga n'amagambo y'indirimbo benshi turirimba z'amakorali atandukanye za gospel, abanyamuziki cyangwa se za gospel, abanyamuziki ba gospel bakoresha mu gutambutsa kandi ubutumwa bw'itorero rya Kristo, usanga kandi akenshi na kenshi nayo aba afite ubuzima hafi ya ntabwo, ku buryo kandi atabasha kuzana impinduka zimbitse kandi mu buryo bwumvikana cyangwa se mu buryo bwa mwuka, bitewe n'uko kandi kutagira yishyurirwa muri kwakuramya ndetse no muri kwa guhimbaza Imana. 5, gukora imyitozo yo kuririmba, repetition cyangwa se gusubiramo kenshi na kenshi indirimbo. Ikintu cya 5 kandi mu kuba umunyamuziki utanga umusaruro ni ugukora imyitozo yo kuririmba, repetition. Kuba kandi ufite impano yo kuririmba ntibihagije kugira ngo ube umuririmbyi mwiza gusa, ugomba no gukora imyitozo kuririmba bihoraho kugira kandi ngo ubashe kuba umunyamuziki mwiza. Ntabwo kandi ibintu by'ingenzi cyane muri muzika aricyo uririmba ndetse n'icyo utanga, ahubwo ibiri muri wowe nibyo bikenewe cyane n'ibiri inyuma y'ibyo ngibyo. Uririmba ukuririmba ni nabyo kandi ni ingenzi cyane. Umunyamuziki agomba kandi kuririmba neza cyane, agomba kugira kandi imiririmbire myiza cyane. Umunyamuziki kandi utaririmba neza abakoresha nabi kimwe twavuze ruguru, guta umwanya we ndetse no guta igihe cye cy'ubusa, nyamara atubahisha Imana ibyo akora cyangwa se impano yahawe. Ubwo tumaze kubona neza ibintu bitanu byafasha umuntu kuba umunyamuziki utanga umusaruro, ndagira ngo kandi nshishikarize kandi abanyamuziki bose kuba bashyira hejuru ndetse bagashyira mu bikorwa. Ndashishikariza kandi abahanzi n'abaririmbyi basekura cyangwa se n'abandi barimba indirimbo z'isi bose aho bava bakagera, kurikiraho kandi gukora sekura mu buryo bushimisha imitima yabo, ahubwo bakabikora bagira ngo bagarure imitima yabo Yesu, cyane ko hari muri ziriya ndirimbo hari izigaragara cyangwa se hari izigira umumaro mwinshi mu guhindura imitima y'abantu benshi, cyane cyane mu guhindurira igihugu ubuzima ndetse no kongera kubatirisha benshi cyangwa se gufasha imitima ya bamwe kongera kubaha no gukunda igihugu no gukora gospel muzika, ari nabyo byagakwiye kuzanamwo ubushake bwose bushoboka. Ni Imana yabahaye impano yo gukora muzika, bagomba kandi gukoresha iyo mpano kubw'icyubahiro cyayo ndetse bakagikuza kugeza ku rwego rwo hejuru. Icyo nsaba kandi cyangwa se icyo nshaka kuvuga aho ngaho mu kuvuga ko abanyamuzika bose basekura bahesha Imana icyubahiro ndetse no gukomeza kuzamura icyubahiro cy'Imana badahesha izina rya Satani icyubahiro, nubwo kandi muzika bakora igira uruhare cyane runini cyane mu kuba yononeke cyangwa se yonona imyitwarire ya bamwe mu rubyiruko, yaba yumva abumva ndetse n'abayireba, kandi uko ni nako kandi yonona imyitwarire y'abantu benshi bagiye batandukanye mu bushake bwa Satani, umwanzi w'Imana n'abantu. Ni ukuri turashishikarizwa cyangwa se turarikira abanyamuziki bose kuba abanyangamugayo. Luka 17:17 nukabwira abigishwa be ati, nta cyabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Ibyamubera byiza nuko kandi yahambirirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja, biruta kandi ko yagusha umwe muri abo batoya. Ndagira ngo kandi nshishikarize kandi abantu bose muri rusange gutera umugongo zimwe mu ndirimbo zidafite icyo zabafasha
mu muzika cyangwa se mu myitwarire yabo mu guhindura imitima yanyu, kuko kandi zangiriza ubugingo bwanyu na roho zanyu. Imyitwarire yanyu birekwiye kandi ko murinda imitima yanyu kubuza ibibi cyangwa se kubuza ibisitaza mu bugingo bwanyu. Imigani igice cya 4 umurongo wa 23, rinda umutima wawe kandi kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho ubugingo bukomoka cyangwa se ariho buva. Ikindi kandi nanone ndagira ngo kandi nshishikarize ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse n'itoro ryacu kugira ngo dushishikarize indirimbo nziza kongera gufata umwanya, kuko zigira aho ziduhembura imyitwarire sosiyete, kandi uko byamera kose ni nako iyo byononekaye hononekara byinshi. Urugero mu gihugu cyacu dufite imyitwarire myiza, impano nziza ziri kuzamuka, twaguke kandi kuba dufite ibikorwa byinshi byatuma byinshi biba intangarugero, nk'uko ari igihugu cy'intangarugero. Reka mbasuze none mbifuze kuri iki kubararikira kongera kuza kugira kino kiganiro. Gusa icyatanga umusaruro mu kuramya ni iki? Nicyo twabana na Imana, ndetse abikora tukabikora tubikunze kubw'umwuka n'ubushake n'ubushobozi, kimwe twavuze ruguru. Ndabashimiye. Nge nitwa Theophile Byukusenge. Yuda igice cya 7 kandi Sodomu n'Igomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu kandi yashiriweho kuba akabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Ndizera ko kandi ubusobanuro natanze cyangwa se maze kuvuga ruguru bwose bwamaze kumvikana muri muzika. Ubutaha nzaza ngaruka cyane kuri muzika benshi bita secular, basobanuro byinshi birambuye ndetse n'icyatuma hari byinshi twagakwiye cyangwa se nk'abakristo twagakwiye kwima amatwi. Reka mbifuze kugira ibihe byiza. Nge nitwa Theophile Byukusenge. Murakoze kubana natwe.